Reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko nta kibazo na kimwe gihari, natwe turakomeye turashima Nyagasani. Utameze neza ihangane, itegeye umujyi wa Kigali no ndi kureba za Sisa Tawa, ndi kureba hano kwa Rubangura, ndi kureba hano kuri Eco Bank, ndi kureba kuri Beka. Ya hano turi nyine ni heza cyane, nditanye na Apostle Imana Yongwe Joseph, niwe twicaranye no munsi nifuje ko tuganira. Apostle tubaye ikaze. Ndiyo. Ndiyo. Uriyo? Ndiyo, niko hapa Kigali. Kufanya nini? Nafanya, nachapa kazi. Nachapa kazi. Nachapa kazi. Ibintu by'ibinyamirambo by'ubyorera. Ico cyitwari cyo ni cyaye. Nicyo mu biryogo. Nicyo mu biryogo. Nyene se no turi mu biryogo. Hano turi ku Gisozi. Okay, turakwakiriye natwa Ruberi, dusuza inshuti za The Vibe, inshuti za Baraka, reka tubwire ngo bazamure vapo hanyuma twiganirire. Nta kibazo kabisa. Umeze neza ariko. Umeze neza. Uko nibyo unyigira aho hashaje, uziko ari mwimvi. Kabisa nagiye mwana. Nagiye. Wajeje. Oya ntabwo najeje. Utaza gutuma nakaza abakunzi mwana. Ya ntabwo nashegeye, umubona nashegeye nuko nta kantu ndafata kuva mu gitondo. Mukanya nimba kuri yance ndaba iyo utafasha kandi ndaba nkomeye. Iyo utafasha kandi imviziraza. Iyo utafasha kandi imvizirazamuka hanyuma na vabu zikamanuka, ariko iyo ufite nk'aka miliyoni mu mufuka ufite akantu wuzuye. Ari ikintu amafaranga atagura wangu. Nagagabanya imyaka. Iri wakwereka uduhungu mungana hari iwanyu mu cyaro ukuntu tumeze. Wagira ngo dufite 48. Ngese meze ne muzifite ingana. Gabanya umuvuduko. Itangazo waryumvise? Bimeze bite? Byameze bite? Itangazo turi gusaba wenda hari igihe cyazemerwa. Ko buri muntu yajya gukorera mu karere avukamo. Wewe wajya heze? Inde? Wowe. Kumuhima. Kumuhima. Ko umuntu yajya gukorera mu karere avukamo. Nose ngiye uzinajya. Kugende mu karere kiwanyu. Imvura iraguye n'ibyondo bihaba. Ngwerekeranga muntu yanjye utabanje. Ibyondo wigaragure mu byondo. Uzajya unyiresha. Werekera. Nkari ka Gasabo. Hano hirya Kimihuru. Kimihuru ni wagomba gufatirira ngabo. Abantu muhora muzita mufite zanditseho Kimihuru. Oya niho navukiye wangu, navukiye ngiye mu rugo ni Kigali. Apostle ari kumeze neza. Wangu ndumva meze neza. Uruhara rwagusize. Uruhara ni ibimenyetso. Uruhara rushushanya ibintu bitatu. Uburambe mu kazi. Icya kabiri ko umuntu ashesha kangwa afite imyaka yo kubwiriza no guhanura no kuvuga gutanga ibitekerezo. Icya kane ni ibimenyetso by'ubukire. Ntabwo utafite uruhara urakenewe. Abantu mufite imisatsi bigerera hano bigaragara yuko nyine muhumye. Ibitekerezo bihumye. Kikubwira umuntu humye usanga imisatsi igerera mene hano mu maso. Mu maso nk'iyo yawe rero urahumye. Ariko urabona ko itangiye kugenda. Urinda kugenda uconga uzana amasoso. Ayo papa watagize ubusha rwana n'iki. Kabazaguteme usiba ibiganiro kubera ibisebe. Neze ndekubiye ko batayafite. Ariko ubundi uracyeyogoshesha urwembe. Ni imashini. Ni mashini ngende nogoshesha muri salon. Rero umuntu wakogoshe gutyo ni hehe? Nogoshesha muri salon 2,200. 500. 4,000. Ukaba watanga 4,000 byawe bine muri salon. Na salon ya 2 ntabwo wayikopi. Wayodode. Wenda umuntu ko nogoshesha 2 mu kwezi. 2 mu kwezi nanga 8,000. Uzagura ishati ya 400, ipataro y'1,200. Wenda wowe nurangiza nuko ushaje utabuze ibigezweho, ariko umuntu uzi ibigezweho arandika ino shati akubwira igura ngahe. Nuko ushaje. Nose wagira imvi nk'izo ngizo ukamenya ko somo. Ibimenyetso biranga umuntu ugifite ubuturage. Yego. Kimi. Ngiki. Amashati y'amabara. Iyi shati igezweho kameme. Nabuze umunsi n'umwe wambaye ishati y'abagabo. Ishati zawe zose zari iz'abagore. Nta kibazo. Ariko nushaka umugore ntabwo bizajya bikugora. Tuzajya mwambara. Nese ubwiye n'iki ko namufite ko nzano uzimbambuye. Ntabwo usamba. Ntabwo usamba. Umuntu ufite umugore abasambana.
ufite umugore mbwira abantu ntibazagutwerere ko warongoye byarangiye kugira umugore no kudatwererwa bihuriye kugira umugore abanza ukabyemera urukumva ko ufite warongoye ryari ntabwo ndarongora ariko mfite umugore noneho wigisha n'ibyo mu ngo ntabyigisha nshingiye ntusaho ntabyigisha ni hehe ahubwo ariko Imana yararumbiye Imana iyo yitegereje urubyiruko rwo muri iyi minsi ikitegereza ibivuga uzi ko Imana yitegereje ikabona urubyiruko rwose muri Rocky ameza ati umwe wavuze ngo nta myaka 100 ni Rocky ninde ni Rocky niwe Imana yitegereza urubyiruko ikabona rufite imyumvire nk'iya Rocky ameza tubwo inde ameza tubwo agira umunwa witondo ujye uvuga uziga ameze nk'umwana w'ikirara ni kirara umwamvuze ko ameze nk'umwana w'ikirara wanditse muri Bibiliya uvuga uziga nugera kuri Rocky Junior urugumva oya Pastor Claude abo bantu ujye bageraho Rocky Junior Pastor Claude DJ Brian na Irene no nazaza nababo unesha n'umwe muri umuntu n'umwe muri abo unesha kandi nawe kunesha nama Irene ngazanye ngo Irene ngazanye ngo abayisikwete ngo baragwendera Irene umva Irene niwe muntu w'umugome muri social media ubaho ibintu yankoreye muri social media umusa neza turaduhungu twiwe tubiri naravuze ndapfuye Joseph buriya umuntu Irene naza kumenya ngo ni n'umugome naza ahita nyataka Irene nzaza dukorana ikiganiro muri iyi minsi ariko naho dishe Brian buriya agomba kunyubahanda umuvyeyi Rocky ni ugomba guca inkoni nkamukubita sibyo kubera ibintu aba yigira nta myaka 100 yigira n'ibintu ajya gusobanura n'ibyo abapasteri kandi ntaza hasengera undi waruvuze ninde Pastor Claude Imana ifite PS Pastor Claude wenyine ameze neza ari kunyegera kugira ngo mwigishe guhanura atazongera kuvangira ururimi rukanyerera kuva yanyegera atajya kumwigisha guhanura ntabwo ruzongera kunyerera ko mbona muri no minsi turigisha benshi ko indimi zanyereye ari nyinshi bino minsi indimi zamenyera ari nyinshi nk'urwawe oya ngiye kuva naba mu buzima bwanjye ibintu byose nahanuye byagiye bisohora ubwo ibintu nahanuye convention center irubatse hanura wahanuye convention komeza ushira isoni twumva oya ntabwo ari gushira isoni ari convention manura ko uriya uhanura umuhanda w'umukire wa Kicukiro ntabwo ari njya wahanuye nanaye convention manura intare conference arena manura hano kuri arena hano bakinira hano imbere ya stade ni inzu zikomeye na hano zigera muri 6 ko zizubakwa mu mujyi ko bose banyirazo bafite imishinga se ubwo ziguvuka afite imishinga biba ko Imana itancisha mwiryerekwa reka mbabwize kugira ngo bayikomeze sibyo yego abantu mwese mwinduye abahanuzi nibigiye kuzabatoragura muri ino minsi tujya neza kandi nanjye wumvise nzaba ndi inyuma yari mubacika amabwira ntiyaraha yakoreye ikiganiro mu mufata Ruberi mu mufate Korode mu mufate Inuni mu mufate Ezekiel mba abo bose n'abantu bafate bajiste bose abantu mwihinduye abahanuzi bose n'abantu zibinyo mu rukuvuga inde nje ntago manura ntago manura ndi kwivugira ariko cyakora ikintu nahanuye ni kimwe abantu z'ibinyoma bari muri iki gihugu kereka hubatswe gereza yabo kuko nimageragere ntibakwiramo ni benshi ministeri y'uwambere inde wambere wowe uri wowe nje niki nakubwese niki hano kitagiza kitasohotse wari utarakizwa baragize ubwandu se gwana no gukizwa nagwanuriye kuzagira televiziyo irahari kintu nagwanuriye cyakora kitarasohoka niki wahanuye ni igikiza nagwanuriye ariko Imana yararundije mujye muri kanisa kintu kitarasohoka ni Yongwe coffee nibyo binagwanuriye ariko ikibazo nuko mutabwira abantu amavuta turiho amavuta muzajya muza hano niba funga umuntu mujye hariya muhanure ngo agiye gufungura
musebe hanyuma umuntu niyikundanira n'undi mujye hariya muhanure ngo ubukwe ntibuzaba mube musebe mujye hariya muhanure ku nzu ntizubakwe mubakwe mujye kwinyweramo icyayi musebe cyakora ikintu nakubwiye ati niba ari n'umuntu uzaguhanuriye uzamubwiye yongera asenge iriya Yongwe yo ntayo mbona Yongwe yo ntayo mbona rwose inde Yongwe yo ntayo mbona indezi narakubwiye bari abantu uriya muntu waguhanuriye Yongwe yo indege si indege nagiye mu mwuka buriya nyine kubera yuko iwanyu nta waguze indege nta n'uwaguze ikamyo wumvise kereka we numvise uba kujye kugura bodaboda uzajya ugendaho wumva ko abandi batagura indege iyo dayimoni yavuye ahantu ihava burundu ntiyasiga ibyana by'ibidayimoni umudayimoni w'ubukene rero twarawuranduye urashaka kugarura ngo nasenze kabiri mbaza Imana ko hari indege ko nzagura indege yangira ate inzara ikubwira ngo nari niyefasha amasengesho y'Misiri rero Imana irambwira ngo abantu nibanyataka ngo nzagura indege wumvise kereka napfu reka nibanyataka napfu mu gihe cyose ngihumeka indege nzayigura njyewe ayo kimumva ko indege nazayigura nafashe amasengesho y'Misiri ine ngeze kwa kabiri Imana irambwira ati nzara kwicisha nta izabarurwa wari wabuze ibyo usengera se niko ujya gusengera ibyo abandi wahereye kubyara wasenze iminsi n'Imana ikubwira ko ntazagura indege irambwira ati nzara ikindi Imana yakubwiye ni ikihe ikindi nibyo ngibyo nanyibakije nabashije ku ndege cyakora imbwira kuri televiziyo yawe ndumva ari ibyo muzajya mwihindura abahanuzi umva mu mwaro tuvideo twanyu ducacane Yongwe yicariye hano bari n'abantu batavugana n'Imana inde genda umukozi w'Imana abatavugana n'Imana ni bari bari nyine bahanuye bya bindi bahanura ntibibi yego hari igihe baba bavugana n'Imana ibavugiramo barangiza nabo bakajya kwivugisha oya ntabwo ari umukozi w'Imana buriya niba ufite so akakubwira ngo ujya Kicukiro ureka kujyayo hari umuhanuzi wagiye guhanura Imana itamutumye aribwa n'intare hari n'umuhanuzi ufunze ngo urya yitwa Fabrice yego nawe yazanye umuhanuzi bicana ari abahanuzi bavuga ibitavuga ngo igihugu ngo uri umuhanuzi ugomba kuhanura ubuhanuzi bukunda igihugu uri umuhanuzi ugomba guhanura ubuhanuzi budacamwe ibice abanyarwanda uri umuhanuzi ugomba guhanura ubuhanuzi butagumura abantu uri umuhanuzi ugomba guhanura ubuhanuzi butari ubwo kugira ngo isi n'amahanga bakwemere uri umuhanuzi ugomba guhanura ubuhanuzi butarimo amarangamutima uri umuhanuzi ntabwo urya hiti mu buhanuzi nta muhanuzi urya hiti uri umuhanuzi ntabwo ubetinga ngo reka mbetinge nitabyara inyana izabyara ikimasa ko yabyaye ikimasa masa waravuze ko zabyara ikinyana ese nka zose niziti ugiye kumera nk'abandi banga umwana w'umukobwa oya kame mu guhanura ngo izabyara ikimasa inka yose ubundi wakagombye guhanura ugahanura ko inkihaka izabyara iby'ikimasa cyangwa inyana ntabwo byakurebaga ariko inka zose ni inka niba umuntu afunzwe hanura ko bazamufungura kuko n'ubundi arafungurwa hari igihe kunyuza nese sadura kanamishake na bedeneko banyuze bitanura ry'umuriro ibintu bitatu nkangira ni bitatu icya mbere ufeka imyenda yanjye icya kabiri ukunda ituro yego icya gatatu ubeshya ko uzagugira Yongwe unyangira ibintu bitatu icya mbere mpinga imyenda yawe negera nkwereka aho bagurira ikosora sibyo uraza umbwira amafaranga yinjiye ngo wabonye menshi muri uku kwezi umbwira ngo views zazamutse ariko nurazamura umwambaro uracito wagira ngo inka yawe ukandagiye ndufite ni pass njye musore Kigali ugira ipasi arube dutege nk'umukameramani tujyane iwawe mu rugo nisanga ufite ipasi genda hita mu 1,000 nta pasi ugira ukuri ndagiye nta musi umwe turahura wateye ipasi iyi shati reba aka kantu karimo hano k'imirongo dore imirongo dore uko ubigenza ahubwo iyo ugiye kuryama nijoro ufata ishati ukayitera amazi uyitera utuzi gutya ufata ishati ukagenda ibaza umuntu nkayo umujene ukoreye amafaranga fiase waze gukurikira iki kiganiro akugurira ipasa azaze hano mu ipasa akuzanira warangiza ukajya ufata wayimaye nk'ayijyanira uzayimuha ufata amazi ugashyira mu gakombe ukajya uteraho gutyo uzayimuha kugira bigende bite wayimaye nk'ayijyanira cyakora ishati nyine bateresha amazi
ntabwo zicuyuka zihora zisaguye ariko kagashati ni keza po ariko cyakabiri wanga iki ukunda amaturo wayanterera rimwe se nkahita mbiri turira rimwe sinzongere gukunda amaturo ariko ujya kubona kuri commentaire ngo Yongwe nta bintu avuga atavuzemo amaturo ariko nanjye bijya bimbabaza bisa amaturo ko arizo inyungu nebyiri ku bakozi b'Imana ya mbere ni ukubwiriza abantu bakajya mu ijuru ya kane ni uko itorero rikura rigatura amaturo ubuzima bugahinduka nkunda amaturo ariko nuzabiba ngo nkunda amaturo uzajya unayatanga nego uzibango Yongwe akunda amaturo se wamuhaye angahe Yongwe akunda amaturo harayo watanze wowe nayo watanze wahinduye induru wirirwa unyuri ngaho ufata 0788 54 11 bazibaze ikize tanga ituro ujye kumara iki saposo ituro ko wambaye wambara igara abantu bagukunda bakakwira n'amaturo ukabati Joseph ndamukunda nta kintu meruka ari byo nanjye narisaba use naburangiye umuntu nkunda inde shakika wa mugore wo mu Bufaransa umugore umufite mu Bufaransa gusa gukunda uriya yarakwamye byararangiye uriya wa Belgique uri mushiki ndi mushiki we cyane musaza bose washaje numvise atambikamo utuntu nyine tudasobanutse tumeze dute twuko agukunda cyane oya ne gukunda ibiganiro byanjye no kunkunda biratandukanye akunda ibiganiro byanjye ahubwo hari amakuru abantu batazi kubera amani yawe bagukuye iryinyo ry'imbere bakajya bagira ngo ni inyuma nanjye ariko ginera isoni bagukuye iryinyo ry'imbere hari abantu bazi neza ko hagati y'amenyo nta ryavuye kari we bakoze ibi byinshi hari abantu bazi ko hagati y'amenyo yawe nta ryinyo ryavuyemo warangize babari ati mama agahunga afite inyinya nziza ahubwo agafite igihanga Eza posta kari we bakoze ibi byinshi waba udafite igihanga nkakigirana n'ibiri wakwereka mwana imbere ariko hari igihe rero umuntu agutera ingumi ugakuka amenyo muri system ntibigire icyo bitwara abakunzi umuntu ashobora kwiba cyangwa ukagutera ingumi hano agakuka ibijigo bibiri icyarimwe muri system ukajya useka imbere Imana ikayarinda shime leta y'u Rwanda ibisambo byarakubiswe muri za 2 nakumanura ariko ubu ngo bigisambo baragifata bakajya ku kigorora Imana ishimwe ariko baposa mu gihe cyanyu mukiri batoya ibisambo byariho mu gihe cyanyu kiragiye habagaho ibisambo je nari nkijije cyagiye nari nkijije ibisambo byarakubitwaga bakabirasa je nari umurokore cyagiye cyanyu ibisambo ntabwo byamerewe neza ntabwo ese pose kutagiye mu bukwe bwa Saron barasabye baranakwiriye agatsibo mu wasera Saron ngo uzi muvuzi gakondo umuvuzi gakondo baramwita iki umuvuzi gakondo nyine avura gakondo bamwe bita abapfumu yego uramwita uko ushaka ni Saron kutagiye mu bukwe ni uwe Yongwe ugira ishya ni uwe nyine uri kumbwira ni uwe Saron ngo se Saron ngo ntago munsi ni uwe nyine uriya w'inyamati Bugesera mushuti wa Korode mushuti wa Korode mushuti wa Korode ariko nanjye ni inshuti yanjye nawe ujya ujyayo nanjye njyayo nyine nese Saron ngo si umunyarwanda inde we ni wajyayo se kwandi wa Saron cyagusha abakristo cyagusha abakristo gute akristo bambunye nagiye ku mupfumu cyagusha abakristo nse Korode ntajya hose umupasiteri indezi Korode sinzi umutipe nabonye nuza Joel yakoze ikiganiro abango bakora bimwe Joel uhe Joel papa bitangaje ngo Korode na Saron ngo bakora akazi kamwe nabonye ikiganiro ariko zabumva bazasakira Korode we amubitsa ahantu papa bitangaza ariko yavuze papa bitangaza yavuze ngo Korode na Saron bakora umugumwe bakora akazi kamwe ati jewe ubishaka zabimbaza
we yabimenya tese inde we bamwirukanye muri timu simbizi we nyine urumva n'abashusha niyoroshye abashusha ngo urumva ngo yitandukanije na Korode ngo kubera gukorana na Sarongo kandi uzi yuko bakije umuriro bari abatipe ni babashobora shaya rero kabisa ubukwe bwe narabonye bwaragenze neza njye sinagiye basi none washange mu bukwe se wajya ariko nta kibazo aposo babukwe bwa kinyarwanda hari umutobe hari iki byose kana pasiteri ujya mu bukwe bw'umupfumu pasiteri se ajya mu bukwe bw'umupfumu ahubwo nzajya mu mubatizo we je nzajya mu mubatizo wa Sarongo yabatijwe mu mazi menshi yakije ntabwo nzajya mu bukwe nabona gasamu yashyushya ubwo reka nze mu Samu nawe uvuga fotogarafe Samu nawe no mupfumu muto ariko bera wese bundi ni karimora Samu se nawe no mupfumu Samu mbona nayo ushaka oya Samu nyina arasenga cyane unyiza ngo nawe mwese umupfumu oya nyina Samu arasenga cyane uriya Samu ajya ni mugoro ari yeranje akajya kurira nyina akamusengera nibyo kanumbe Samu soe Samu gakire izunda posa kari abantu babona ufitanye ikibazo na Sarongo yikorera ikintu buri gihe ukagenda ukajya kukikritika ugamije iki ashaka mu kiganiro inde ngamije ugamije iki Sarongo yikorera ikintu ukagenda ngo inzuki ngo nanjye ngo nazikura ku bana gusa wowe bivuga mu magambo ntabwo bikora inzuki ngo nanjye nazishyiraho nkazishyira ku muntu nkazikuraho abantu babona mufitanye ikibazo igeze gusengera iwa yasengeye iwa warahava inde Sarongo komona abapasiteri yabigaruriye ndabona abapasiteri yarabigarurira ahubwo umenya ari cyo bamunaniye ariko mbaguje na mu kiganiro na Sarongo wagikora wake nako njya nicarana n'abapfumu mwanya twakwicarana amavuta akamutura hasi wenda akanjyana muri ribu nabashaka iki yahuriye twicaranye amavuta yamutura hasi nakiyaba yamutura hasi amavuta yitaterura Sarongo nakiyaba kandi kwirimba ngo yagiye kukujomba inkoni inde kwirimba ngo yagiye kukujomba inkoni buriya Sarongo twicaranye gutyo umvise nkatangira gusenga yabira icyuya agahita yikubita hasi ukumva ibintu bimurimo byo ikintu cyansekeje ibintu bimurimo byahita bivuza induru umwana none wowe imbwira ariko rero reka twivugire aposo mwizo reka nkwibwire Sarongo ntacyo mpfa nawe twapfuye yuko umvise yihindira umuntu watari ngo afite imbaraga ziruti z'abapasiteri icya kabiri cyo twapfuye umvise azi gupanga n'ubukwe bwabonye ko aba yapanze sibuka yari umuntu udapanga apanga pastor bishonje wangu ha pastor bashonje birirwa inyuma Korode arashonje buri murusha umubiri hari abapastor bashonje hari aba YouTube bashonje Korode kunabyibushye Korode ujya mu bukwe bwa Sarongo nawe arashonje Korode kuva wamenyana na Korode ari bwaje mu mutara yari bwaje mu mutara Korode yagiye mu bukwe reka tukifeho aposto reka nkubaze kandi ntumbe banza umbwira uburyo je nashaka kumenya abapastor babagiye mu bukwe bw'umupfumu baraye urabamenya bigende bite inde urabimenya bagende subukwe bw'umunyarwanda niko badakaza niko bavuga mu kirundi mbamenye nyine mbabaza ahubwo reka nkubaze mbwiza ukuri ubukwe bw'umunyarwanda ubukwe bwubahwe n'abantu bose ese aposto mbwiza ukuri wize karate ngo Nezu niba narize karate nazimaze iki ko n'abantu basigaye bashaka kunkubitira ubuntu kandi narazize simariye ese kubera ngo wicaga ngo wakubita umuntu ngo gutya ngutera wowe habiri ya Sarongo ajya hariya mu kibuga agafata abana ba Fabrice avumbuye sha nese koko mbwiza ukuri wize karate jewe ndadunda ndidunda Robert ndidunda unubona igihe musa hano mugateza akavuyo mu hano n'ababahungu nabonye uburyo mbabwira ngo musohoke hanze babahungu bari uburyo sora babagwe n'ujye usorwa uri umunyacyubahiro uburyo nasohoye barya abahungu burya yari yasigaye kwikoza mu cyuma nkambara amatiringi je nshaka kujyara nkakora imyitozo gusa twatuye mutipe reka nigende
ega buriya warize karate ushobora kutarwana ahubwo ukajya nk'ahariya ugakora imyitozo wishyushya gato noneho cyagiye uri kwishyushya wumvise unabata ari kuri mutipe nkurikije uburyo uyu muntu yishyushya muri siporo reka nigende nise wavunye iyi sentire inde ukamenya mvuze urwego rwa sentire yanjye mvuze urwego rwa sentire navanyemo ushaka urwaye ruruta urwanjye ukazambonera ubwo rero ndugira ibanga kuko ntabwo ndipoza ibyo nize kwari ukwigira siporo ariko umunsi uzanyinisha wowe nzajya hariya niherere kugira ngo abantu batambone hanyuma nitoze gato tumurira mwana amazi se n'inwe n'ubinyota nyinshi amazi yego murabizi ntabwo umenyereye kunywa amazi atetse anda no gutuma amazi oya ndaba nese umenyereye kugura amazi njyewe wowe ujya ugura amazi ko kuva 2020 niwe utangiye kunywa amazi atetse ndava mubwire kuva 2020 Albert amazi atetse cyangwa uguze yagutera inzoka niba kuvomera kuri robine muvomere kuri robine fata ikero yakuvomera amazi atetse cyangwa ayo uguze yagutera inzoka ntabwo yamenye amazi y'ikirare sinayanywa ntabwo yamenyereye Albert reka twivugire intesha umutu ntabwo nayanywa rwose inde ariko utuma umwana amazi inde umwana amazi niba udafite n'ituru uvuge ubwo baturemereye tujye twinywera amazi ibyo nyine uraje ngo waye ikiganiro nguhe n'amazi uko sibyo nazabivamo ngo waye ikiganiro nguhe n'amazi ese ya kipe yawe ntabwo urayishinga abantu bajya banyishyuza ibintu byinshi ariko sindakubaza ikipe y'umupira ubu natangiye kureba match kugira ngo uherutse uyiheze ariko ngiye kuguha ikizami na poso ntugitsinda dore ko bavuga na bari minsi 3 nakoze ndiri hano kuri telefone ngira abakinnyi bane ba Arsenal unge n'umukinnyi watsinze igitego ejo muri Maniyo batsina na Maniyo abakinnyi bane ba Arsenal unge n'umukinnyi ejo watsinze igitego Arsenal yakinnye na Maniyo ibirokore nkamwe mwaguye ibi pastor nkamwe mwaguye ibirokore nkamwe mwaguye ibinyamasengesho nkamwe mwaguye ibihanuzi byaguye ibibyirirwa bihanura ibinyoma byose bizira kwirirwa mu mupira ibi bihanuzi byirirwa bihanura ibinyoma kuri social media ibi binyamakuru byaguye ibi byose byirirwa bivuga nta myaka ijana nta kintu n'ibindi byose byishwe n'umupira none nanjye urambaza abakinnyi b'umupira wambajije ubutayu sibyo mbaza kuri kizabona maza mu rusesama mbaza ibyumba by'amasengesho mbaza ahantu ndi bubwiriza mbaza habaye concert zo kubwiriza urambaza imipira ze nyine ntabwo nakubajije ndetse uzashinga ikipe no uzashinga ikipe mwaraguye uzashinga ikipe utareba no kureba bakina ngo mvuga abakinnyi b'umupira cyese ndi umufana cyakwaza rwa rutabu cyakwaza wa undi wambara imyenda ya gisirikare ugashize baramwengomeza kina muri Arsenal Imana nyagaza nize se yakina arije nibuka ikiganiro twakoranye ndyamye nka saa 8 ngaseka ya Melissa kina muri Arsenal hari n'undi witwa Gorogota ukinamo ntago yitwa Melissa yitwa Messi Messi ndabizi nawe ndagerageza Kelisi wageze kure Kenisi ubu ikipe yawe na Kelisi yabishingiye ku munwa ngo nagasogi gishingiye ku munwa buri batangire aho nzazira oya nta bintu byo gushinga ikipe y'umupira ubu ntabwo ari wabivuyemo oya ntabwo nabivuyemo mbivamo narabifuza wawubwo ngiye gushinga itorero hari umujyi ngiye gutangira mu rusengero wa hano hafi Kigali wow nzaya nkubera umusitsi rimwe na rimwe wongeye gushinga itorero hari umujyi nshaka kwataka nangira itorero nzaya nkubera n'ubu nitusoza ikiganiro ndahita njya muri uwo mujyi kureba sare yo gutangirira nzajya nkubera umushyitsi rimwe na rimwe umva nawe nyine umushyitsi rimwe na rimwe nyine kubera mfite andi ntiranira ngira nimushaka musarure ariko kujyanze unyize umudiyakone wakira amafaranga najyanze Ngiye nkakira iki ni wakira amafaranga nge nzakira bibiri wenye uzajya usoma Bibiliya nzajya nsoma hanyuma mwe nzajya usoma Bibiliya nakira amafaranga tuyasatira uba ahantu nkorera umurimo nakorera umurimo w'Imana naho mukorera naho nako ibintu by'ubuginga n'ubusutwa ntabwo nyibigira ariko ntabwo ubona imbuto ngira ubangira umudiyakoni mu rusengero rwawe ubona hari sinabadiyakoni ku rusengero rwawe nabanza kora gutanga icya 10 n'amaturo waba wiba Imana ukananirwa kwiba amaturo
uzafata umuntu n'ubundi udatanga icyacu udatanga amaturo umushyire mu maturo gwa yabari banza urebe ko akiranuka mu mafaranga byo ndabitanga niba ubita ariko wanasanga ubitanga ngo ugiye kubatizwa ntago ari impamvu nabitanga inde icyacu mu wasanga ugitanga disi ugiye kubatizwa ntago nagitanga watangiye kugitanga watangiye kugitanga kuva navuka hano iyo wamahaye 2 nkuraho desa nkayatanga ayo so undi kugiye kubatizwa ibaze numanuka muri Yorodani ukabona marayika afashe umuhoro ariko ati ntukanagemo wagisambo we n'uburyo w'ibica 10 n'amaturo ntago bikunda ngendo mu Kristo uzabatizwa ariko icya 10 n'amaturo ntawe uzabatizwa ndakubwiye ko ntabatijwe umubatizo utemewe umubatizo utemewe se n'uwe kandi nawe umupagani kuganga se niwemewe kubera ese wanditse muri Bibiliya yera Bibiliya yera ni mwabigeze utemewe ninde ntacyo ni no kuba winjira mu rusengero reka tubigushimire abahanuzi ngo basige banura ibinyoma ba Gerard ngo bari abajiste Gerard yanuye ngukize yahanuye ati Prince Kid ntago ashobora kubana na Elisa ati nibabana nzahita niyambura ubushumba kire hariya iyo nkone yayikwihereza yewe se ubushumba nabukwihere nyemanura kuri niyo nayikwihere nyemanura kuri uzahanura neza mukanyira bango najista mubushumba ariko mana ibi byose ninye ubiha mukanyira bango zigira inshuti nago ubushumba mukanyira ngati jiste nabo ubuhe mukanyira mwengo Claude nabo uguhe na Joel aravuga inshuti we no umukozi w'Imana nta kibazo hano yese niho yigeze guhanura ni kera nyene mu bya covid niho nawe ni kera nawe kera byari bagira nawe nyine yahanuye kera byari bya covid yarahana ariko asanzwe hano ariko nawe nta asanzwe hano nawe ntabwo kari tumumenyere nk'umuhanuzi buriya hari abantu tuba tumenyereye nk'abahanuzi hari nabo tubamenyere nka buriya ni umwigisha w'ijambo abantu benshi baje guhanura kubera ibiryo oya nkazigira inshuti ni umwigisha w'ijambo yo yifatiye Bibiliya ariko umwigisha ni nawe uhanura umuntu uhanura ushobora kuba uri gusoma iyo ni ministeri mu yindi mwana bamwe yabahaye guhanura abahindura abahanuzi abandi abahindura baje kumenya ko abantu buriya ni umwigisha w'ijambo baje kumenya ko abantu muhanura mufite akaryo twese turabahanuza ahubwo urasubira icyanzerwa yewe guhanura se twese turahanura ndakubwiza giye guhanura ngomba guhanura kuko ndi umuhanuzi Imana irambwiye 2025 kuba etaje Imana irakubiye mu 2025 kuba etaje yimbwiriye ko etaje nyifite ntabwo ari imana y'ama etaje ni imana y'inzu ngufiya n'inzu ndende ni imana igira uko igenza umwe ejo ikagenza ukundi twese etaje wowe ese post ubundi biterwa n'iki abantu babonye mu buhanuzi ku buryo n'udafite iyo inde n'iki abantu babonye mu buhanuzi abantu ku isi bakunda abahanuzi kandi abahanuzi bamaze kwica ibintu byinshi je mu bintu byanteye ubwoba nageze mu Burundi umuhanuzi wo mu Rwanda yagiye i Burundi yinjira mu rugo rw'umugabo w'umukire w'i Burundi amara iminsi amuvuga ko agomba gusenga amasengesho y'iminsi 40 ibaze kumara iminsi 40 kandi yasengaga bamubagira inkoko bamutekera ibintu byose biri umva yasohotse mu cyumba ameze nk'imfizi y'inka kubera kurya tuno munsi ndamwi icyumba umva amadepo firigo yiwe umutipe baterura firigo bamukorera icyumba cy'amasengesho bashyiramo itapi nshyashya ihumura neza baterekamo firigo nshyashya buzuzamo ibintu friend ikitarimo ni gaze majye yitekera iminsi 40 ashoje amasengesho y'iminsi 40 narababwira ati Imana imbwiye ko ibintu byose biri mu nzu bihumanye firigo ihumanye akabati gahumanye amasafuriya bitanda amameza wumvise amameza imodoka ziri mu rupangu y'umugore n'umugabo ko byose bagomba kubikura mu nzu bihumanye ko nibitavamo umwana wabo w'imfura kandi bagiraga abana 3 mwana w'imfura wapfuye ari no mu kibugo cyo hanze umugabo n'umugore baca bugufi ati kandi mugomba kugenda mukazana na kimwe cya kabiri cy'amafaranga mufite kuri konti baragenda muri banki yo mu Burundi barotira amafaranga ibyo bintu byose bayipakira mu modoka umugabo yabinyujije mu Kirundo babiha umushenzi arataha yabyambukanye anyuze mu Kirundo. yabyambukanye anyuze mu Kirundo. Umugabo yabinyujije 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 mu
yari umunyarwanda kandi umunyarwanda wasanga umuzi abahanuzi bashenye igihugu cy'u Burundi cyagiye kimigumuko bafatanya n'itangazamakuru ryari ririho muri icyo gihe umuriro umva igihugu kiratwikamo ndetse umuriro uraka bibye abantu mu Burundi uzuko nagiye gutangira itorero i Burundi sibyo abantu bakajya baza mu shaka bango niwe muntu utanga itorero mu Burundi udashenyira indi torero utananyuze mu ngo z'abantu wiba abantu kuko nagiye mfite miliyoni amafaranga menshi ngura imodoka yo kugendamo nkodesha sari 800 nyishyura amezi 6 hanyuma ngura imodoka yo kugendamo ngura ibintu byose ndiyo kipa noneho ahana abapasiteri musigaye muri abatekinisiye bamwe mu bahanuzi barimo mugira gutya mugacomeka icyana cy'igikobwa inda mukareba igisore nkanjye mukakizezengeza habwa nashapa papa Imana iravuze ngo uriya mwagore nuwawe na pastor usambana na pastor usambana aba yagize ate inde aba yagize ate yo ni umukaritasi yo ningike bare bose bateye amadana ntabwo twababonye tuzi nari mvuze bariya bose abo nitubazi abo nyine biyambuye nuko nyine uzabamenya ihembe bararibitse biyambuye uzabamenya na pastor ukora ibyaha uzabamenya nawe igihe wagiye tukabona abana bane bawe abana nabyahise abana mwababona n'ubu nkurangiye mu rugo wababona abana barahari batanu na murumuna madamu nawe se no wabyaye cyara inde uya n'umwana mu rugo ababyeyi baramumaye atabuko yaramumaye kugira ngo n'umwana nawe yitwa umwana wawe nawe n'umwana wawe oya nta mugore w'umwana wawe no umugore wawe muto twigendere abahanuzi Imana yanjye uziko binjira mu rugo rw'umuntu bagasiga barusenye basenye abahanuzi ariko RIB yadufashije ubundi nukuri Imana je nisaba n'urutonde ndarukora rw'abahanuzi b'ibisambo b'ibinyoma ibi ni byatumye ngiye gusubira muri ADPR usigiye gusubira muri ADPR jewe se ndi umuvugizi wungirije wa ADPR shase yo kubeshya wajya jewe ndi umuvugizi wungirije wa ADPR udatorwa buri munsi usubiye muri ADPR bajya bahagarika buri munsi buriya niba hari umuntu uzi kuganduka mbamo buriya ngandukira abayobozi bwari ubuyobozi bw'igihugu bwari n'ubuyobozi bw'itorero buriya gihe nagiye mu rusengero bakabango pastor inama igaterana igabangwa Ruberi niwe mushumba wanjye ndakubaha nkakugandukira umubereye mushumba bifata ute inde Imana yagushizeho naca bugufi nkakuba kujya nzanga mbwira ngo nambaye nabi bagwagarika imyaka oya ntabwo nakongera kuba ku mushumba wanjye vuga ko yambaye nabi cyo gihe nabandi kwisenya najya mu mujyi nkakugurira urabona se n'undi bikwiye ko wangurira ubu inde kwaba ari ugupfusha ubu sinajya kugurira imyenda aya uri kuyaguramo ibibanza uri kubaka inzu yanjye njye kuyaguramo imyenda ubuginga nk'ubwo ntabwo nabukora mwana ndi kubaka inzu se niwe aya uri kuyaguramo ibibanza hanyuma njye kukugurira imyenda niwe twaguze ikibanza niwe twaguze ikibanza abahanuzi abahanuzi babaye ikibazo RIB nidufashe ku bahanuzi ego mbere uko idufasha twakwifashije buri mu pastor wese ufite abahanuzi yabegereye akabigisha aba pastor baza kubetinga ngo nitabyara inyana izabyara ikimasa bagiye bavuga ko izabyara gusa ntavuga ikimasa cyangwa inyana bavuga ikimasa cyangwa inyana aricyo byabatwara icyo byabitwaye wowe nta muntu wigeze guhanura akantu ngo akubeshye biragoye nta muntu wasama ngo ahanuraho undi cyane cyane iyo atari umwuka w'Imana avuga ndamfunga umunwa niceceka wakana buriya wumvise ndi mu materaniro umuntu akazamura ikirere agahanura ahanura ndi kubireba abana wowe winjira mu urimo kandi nanjye ahita nterura hanyuma tukinjira mu birere by'ubuhanuzi none ubwo twavuganaga numvise ijwi rimbwira oya reka ntukajye ubeshya ntukajye ubeshya kirabo ngiye kuba umuntu ukomeye Imana igiye kukugira umuntu udasanzwe uzi umuntu amamagaye ngo Imana yambwiye ko ngiye kuba ukomeye ndamubwira nturakoze Imana iguha umugisha n'ubundi ndakomeye nzakomera nzagera kure ndi umutsinzi ndi umunyembaraga mushumbi iryo jwi nayo numvise mugasuzugura avuta ndimo waye utabona ngo urabonera abana ntago mbona neza naje ahangaha ngendane waye utabona ngo urabonera abana nanjye ndabona ndibonera
nawe nubona ngo urabonera abandi ibintu byose bimbaho no buhanuzi nagiye nihanura iyo ni Imana ikomoka kuri mama warasenga mama warasenga oya ni no se sinsenga poso ndasenga buriya ndasenga pe ndasenga nubwo rimwe ubona tunyuzamo tugashwana ariko ubone ndasenga ndasenga ariko usigaye utekereza amafaranga cyane oya usigaye utekereza oya bino bintu bisaje oya bisajisha vuba nekereza amafaranga isi yose yubatse ku bitekerezo nagara amafaranga isi yose yubatse ku bitekerezo bibyara amafaranga none urashaka kwica ibyanjye isi yose ishingiye ku bitekerezo bibyara amafaranga abahirwe bose nibo bakora inama nyinshi bashaka amafaranga none utangiye kwica inama zawe gusa intekereza amafaranga ntekereze mama wawe se cyane ntekereze n'umugore wawe inde batekereza mama wawe umubyeyi ni mama ni mama uri ni yubaka umubyeyi yubaka aze kumusengera nanjye ndamwubahe narwaye disi uranyibukije ngiye gusanga isengesho mwa kino kiganiro muzamure ese kuki muri telefone udashyiramo ifoto ya mama wawe ugashyiramo iyo mukobwa muzi umukobwa se uyibonye he ariko nawe rwose nta foto y'umukobwa irimo harimo iyanjye cyane nubwo yaba yimo ibyo ntabwo bikureba rwose ariko uyu mukobwa ugiye kuzarongora n'abazanshake mufashe hakiri kare umufashe iki kitagenda neza inde ubu uzamufashe iki niwe ufashe ubona akeneye niwe ufashe ubona akeneye uzabumubwira mu nama turi kumwe oya uzamubwire mubwiye kuko ntabwo uzamubona rwose uzantume mubwire n'ubundi nyine hano kuri The Vibe twamamaza ibintu bifite ubuziranenge nese ibyanjye ntabwo bifite ubuziranenge nanjye navuze ko wumvise akeza karigu n'itegeka beyata twamamaza ibifite ubuziranenge iyo ufite produit yawe sibyo reka mbwire nk'ubu turi kumwe na David Furniture ni hariya Sonatube kuri Baraka TV aka kantu yo ahantu hari intebe nziza ndabikata muri Baraka yo ndabikata muri Baraka iyo uhageze rero ibyo ngibyo ndabikata muri Baraka ushobora kujya kurambagiza wumvise utaguze intebe zo kwa David Furniture aba n'iki kindi inde aba n'iki kindi ibitanda byiza bigezweho bikoze mu giti kibacu umunzenze ribuyu umusave n'ibindi intebe zawo ni hano Kicukiro neza ujya ubaza amakuru mama wawe wenda akigutwite ukiri nko mu nda nimwe nk'abantu mbona bakumva banteye ubwoba nkifuza kumenya ukuntu inda zabo baba bazitwite biyumvaga yarabyibushye cyane inzobe cyane kandi niyo nda papa yamukunze cyane kuko yari atwite umwana w'igikundiro hari ikindi washaka nta kindi ndagukomesheje ntabwo nkomesheje komeza rero ibindi ufitiye amatsiko ni ibi icyo ngicyo njya nkunda kwiba ufite amatsiko ibintera ubwoba ibintu bitatu njya nshaka kumenya ushize wambajije ngo amakosa nkorera umugore kuzakubona ushaje ufite imyaka nka 80 gutyo kuzabona kuntu nyine uzaba umeze n'ejo bundi ahubwo mbaza mfite imyaka 270 kuko nzaba ntabwo ibyo bizaba ntabwo byo kuvuga ngo uzagiye indege ibyo ni ibintu bidashoboka ibyo ngibyo ni ibintu Imana yambwiye ko wiyumvisha ko nzapfa ryari nzapfa ryari uzapfa ufite imyaka 92 ese ubundi turashwanira iki kutazabuhari urumva ntabwo uzabuhari mu bantu bazanshyingura ntabwo uzabuhari oya ntabwo uzabuhari ubwo rero impaka zo kujya impaka z'ibintu utazabuhari ngo uhagarare ugire byihurire ntabwo uzabuhari n'abana bawe ntibazaba bahari isi yo myaka ndi kuvuga 400 magana ngahe uzabuhari wese yo wayigera indese idigiri miniti kuramani nona toza abana kuvuga ngo idigiri miniti ujye ubyuti nzarama nzakomera nzagera kure nzarama imyaka 100 oya yo nayo nifuza Imana yiguhe rwose ntabwo uzabuhari uzaba imyaka 100 nka byandi ujye umbwira ngo ufite iya sitaba ni yawe inde iya sitipurasa ni yawe inde wowe kariya ni gato ukurikije inzozi ndota
Ese umuntu niba yarubatse inzu akaba yashize imyaka 15 yubatse inzu inzozi urota nyine nanjye ndarota iyo yatede minini yawe inde ese wajya uvuga amazina y'ibyawe reka kuvuga amazina y'inka Baraka TV ni yawe vuga Baraka TV niyo bakuze izo nzu uri kuvuga sinzi ni quartier Apostle twiganira ku musozo w'ikiganiro cyacu twitahire n'ubu dutahe tugeheze komera nushaka ukomeza uvuga ngiye nakomeza nkavuga n'ubundi Imana yampaye umuntu ariko Imana yampaye umuntu nuko wowe unsebya buriya nko kunsebya ariko ujye ko nta nashyingirwa usebya ku kaheze usebya ku kaheze ngo mfite ibihanga ngo nambara nabi uzi ko ariko nyine umusore sikabarebe reba iki se ntabwo basanzwe babizi kwasteri yaca mu menyo ega n'abantu baba bagushuka ngo ufite inyinya kimenya yuko ari ubusembwa kwasteri yaca mu menyo yaze ko bimeze bityo nka kwasteri gacamo ikibo ahubwo ngo usengere cyangwa ugure irindi ryinyo ucomekemo n'ibyo gukina ngigure se uko Imana ndemye ko bihagije ko Imana ndemye birahagije niyo uza kuba muremure nawe ari kubukira ko ndege kuri iyo uza kuba muremure nawe ari kubukira Imana irareba nta kibazo si iyo uza kuba muremure ho gatoya yongeraho nka santimetero 40 ari gukubita abantu bakubitira ubusa ntabwo nteye nyo ntabwo nteye nyo wambaye neza ubwo ni utuntu ushaka kuguranzanya oya wambaye neza na ribi ariko nyine akantu k'icyaro ko nikabura urabona gakora akuntu ka kameze shamwana ukurikije ahantu mvuka namba nagerageje kuri hari umuntu wambwiye iwanyu hari umugabo bambwiye ngo bajya kwiba avoka ndavuga ati Apostle yavuye kure n'amakuru ngenda nyakira buhoro ukambwira ngo uvuka ku muhima umuntu akahamagara atarakubeshya ati twarakuranye gutya tujya kwiba avoka kwa nago muvuga akabimbwira byose ngo wambara ikabutura icitse ku kibuno mwana ahubwo maze buryo bintu uvuga kiyi nambaye ikabutura mu myaka yabanjije yo kuza i Kigali ubundi umuntu yiyambariraga ijipo ese ubundi wambaraga ijipo ukajya mu muhanda ngo nta sano ufite ukaragira inka wiyambariye nk'akajipo nta na bogisi irimo imbere wambaye ijipo gusa ni wowe ariko oya ni wowe wabikoraga ntabwo ari njye nakuze nambaye ikabutura uzabaza none iwacu nazahabaga nyoberwa kuntu wambaraga ijipo nyine cyewe nambaye ijipo cyane kiba kiri kusuzugura cyewe nambaye ijipo mba muri Nyungwe se mba muri parike mbaye kugira ngo nambare ijipo ntabwo mbizi nse hariya nibaturanye na Nyungwe ubundi ntara yaturanye na Nyungwe icyo nzi ni kimwe minisiteri ibifite mu nshingano hari umunsi izadukorera agateni ngo buri muntu ajye gutura mu karere k'iwabo anakorera iwabo nzareba ntabwo ibyo byakunda iyo utekereje iwanyu utekereza ishyamba rya Nyungwe amasaha 7 ryicayemo sinakweretse irangamuntu yanjye ariko ntabwo ku muhima wahabonye hano Kimihurura mwaje twarafunzwe mu mujyi dufungirwa icyangombwa cyo kuba mu mujyi dufungirwa imikwabo y'abantu mutagira akazi muzi ikibuga twaragiharuye none mufite umutwe munini za Apostle wagize ngo uzi Kigali ni wibe hari umuntu wari kugufunga jewe ntabwo nigeze nigeze niba mu buzima bwanjye urabona nkanura nk'umujura asa Apostle reka twiganirire pe tuvuye muri Baraka imikuru use duhagaze hariya ufite ibimenyetso by'uko yari umujura ninde uwakutse iryinyo ry'imbere ninde nta kindi se barinze bagukura iryinyo ry'imbere abari hanze bakorera kuri kamera bagira ngo ni bereka abantu mu mugongo hacu ayiwe urandashande twereka abantu mu mugongo hacu bareba abantu bafite inkovu z'inkoni ariko icyo ni igisebo mu mugongo wanjye kutarahabona ntarana nanjye wabikora icyo nyine mbibona neza wabimbwiye ega ntacyo kugira inkovu aho babona nawe hatabona wumva si kimwe uwakoze icyaha Imana ikagutwikira iryinyo hajyamo irihenza rega ese we ntamenye washyize mu kanwa ntabwo yabura ariko kari akazi wakoze ni kabi naragiraga inka nta kindi nakoraga mu cyaro ashaje pe iyo myaka magana n'uvuga sinzano ikura
nyuma ku myaka 10 n'ingahe utangiye kuzana imvi magana nizashira n'umeze ute Bose reka twisoreze ikiganiro reka twisoreza Ruberi tubwira abantu harya ngo harango Kicukiro ngo ni hehe bajya guhahira ni iki ngo bajya guhaha hariya Kicukiro hari iriya soko ni rimwe ibiki bari kwa David Furniture nano bacuruza intebe hano ku etaje k'umuhondo Sonatube ugeze Sonatube niho bashobora kugura ubundi se urukundo ukunda amafaranga ubona iyo myaka urubwira uzayigeza muzapfa mbere y'imyaka uteganya birasaba kugabanya imibare nongera amasengesho nibyo ngibyo bigusaba ndagabanya imibare nongera amasengesho urukundo ukunda amafaranga umukiranutsi ararama yego umukiranutsi ararama urukundo nkunda amafaranga ntabwo rwatuma ugeza ariya myaka ntabwo byakunda uzasenga cyane abaradukurikiye Imana ibaha umugisha ukeneye guha Aposo ituro cyangwa ukampa ituro nanjye ushobora kutwandikira kuri 0787 yanjye 982212 ukampa ituro nanjye nkarya harya twebwe amafaranga baduha ntabwo yitwa amaturo oya inkunga z'abakene inkunga z'abakene inkunga z'abakene muri Yongwe ituro gusa jewe ni ituro we ni inkunga z'abakene oya bagwituro bakugure mituweli mituweli ya bitatu suko banyi oya none se nkora iki oya umuntu bangura mituweli yabanguriye nabi ariko mukane nakoranye ikiganiro n'agakecuru kari Nyabihu umva ari kurara hanze kabisa Poso ngiye kuri abantu bagize bakwishyura gahunda z'akazi Imana ngo utabare rwose Aposo Imana igumugisha rero Imana igumugisha Ruberi